uvuze ikirori cyagenze neza aba yahaze, uwahaze aba yariye, uwariye aba yatekewe neza, uwatekewe neza aba yatumiye umutetsi mwiza. Niyo mpamvu iyo mbajijwe umutetsi mwiza mpita mvuga Byiringiro Eli, wamamaye cyane ku izina rya Byiringiro Chef. Ndabasuje kandi bahaye ikaze. Nitwa Nyansenge Yumva. Reka uyu munsi turebere hamwe urugendo n'ubuzima n'amateka bya Byiringiro Eli, Chef Byiringiro. Ese urugendo rwe rw'ubushefu kuva atangira kugeza na n'ubu ni uruhe? Yavukiye he? Yakuriye he? Ese ubundi yavutse ryari? Byagenze bite kugira ngo uyu munsi abe ari umushefu w'umuhanga uzwi ku rwego mpuzamahanga kandi ubifite ubushobozi n'uburambe? Byiringiro Eli uzwi ku izina rya Chef Byiringiro yabonye izuba ku itariki ya 6 Gicurasi mu 2000. Umunyarwanda wavukiye mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Yakuriye mu idini ry'Abayehova. Amashuri abanza yayize ku rwunge rw'amashuri rw'Inyange, naho ayisumbuyeyo ahiga ku rwunge rw'amashuri rwa Apapebu. Reka turebere hamwe urugendo rwe mu guteka kinyamwuga. Ashoje food processing muri Apapebu mu mwaka wa 2018, Chef yahise ajya kuri Kibar TVET School iherereye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba. Nyuma yaho yahise afata rutemikirere ajya kwiga mu kigo cya Young Chiefs Academy giherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda i Kampala. Naho ibyo bidahagije kandi kubera ubuhanga mu guteka yahise ahabwa promotion nk'umukozi wa mbere muri icyo kigo, ahita ajya gukora muri restaurant y'Abayisilamu yitwa Halal Restaurant, aho yahamaze amezi 4 yose. Nyuma yaho yakomereje muri restaurant yitwa Igorora Restaurant Bar iherereye muri Gicumbi mu gihe kingana n'umwaka wose. Si ibyo gusa kandi yakomereje muri Dera's Restaurant nka Chef Executive mu gihe cy'amezi 6. Kubera ubwo buhanga bwe, dore ko ibiryo byose yatetse uwabiriyeho wese asigara yikomba iminwa nkaho atahaze kabone nubwo yaba ari umuntu mukuru. Yahise yungiriza Chef muri Saint Joseph y'Abapadiri iherereye mu karere ka Ngoma i Kibungo, aha yamaze umwaka n'amezi 2. Avuye aho yakomereje muri Home Care Restaurant, noneho agiye kuba umushefu muri hotel mu gihe kingana n'amezi 6 yose. Yakomereje muri Grand Legacy Hotel Demi Chef cyangwa Line Cooker mu gihe kingana n'amezi 9 yose mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 6 tariki 7 nibwo agiye muri restaurant yitwa Biscuits Restaurant ahibera chefu kuko ari we watangije igikoni cyaho cyiza kuri restaurant nziza ikunzwe cyane n'abanyarwanda ubu ngubu ndetse n'abanyamahanga. Nkaho ibyo bidahagije kandi Chef Byiringiro ubasigaye abakenewe n'abantu benshi kandi hose kuko azwiho ubuhanga, ubunyangamugayo, gukunda umurimo no gukorera ku gihe kandi akora ibintu azi neza kandi mu gihe nk'uko babimusabye. Ubu ngubu akenshi ubukwe, iminsi mikuru ababiteguye ndetse n'ababipanze bahora bamutumira. Yagiye muri Travelers Hotel Kicukiro akora nka Chef de Cuisine amezi 6 yose. Ejo bundi ku itariki 3 Mutarama 2025 nibwo yatangiye akaba akora nka Chef Executive kugeza ubu tuvugana. Chef wabaye kimenya bose wagira ngo yavukiye gutsirika isari. Mu by'ukuri uyu muhamagaro yawiyumvisemo kuva kivuka, aho yakundaga guteka afasha ababyeyi be kandi akabifashwamo n'abatari bakeya, dore ko anabashimira cyane. Mu bantu Chef Byiringiro ashimira, reka tubahere ku mwanya wa 6
ku mwanya wa gatandatu turahasanga Chef Regis ukorera kuri Nice Garden Hotel. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Chef Mbangukira Tatien, umuhanga nawe mu guteka. Ku mwanya wa kane turahasanga Chef Bobo ukorera Kunda Grato ikimuhurura. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Chef Selimani ukorera muri Saint Joseph Hotel. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Chef Jerime, chef w'igikoni cyitwa Beautiful Coffee Rwanda iherereye i Kacyiru i Faisal. Naho ku mwanya wa mbere turahasanga Chef Batista ukorera kuri Eden Zer Restaurant. Uyu akaba avugwa cyane ko ari we wamutangije umwuga, aramutoza neza akajya amufasha muri byose akenera. Nge mwumvaga kuri izi mikoro Nesenge Vinyasi aka Optimiste l'enfant de l'Afrique. Ndabashimiye.